nkuko Yesu Kristo yabivuze ati uzakunde mugenzi wawe nkuko wikunda wowe wagushyira hanga waharara kabiri. So niyo mpamvu iyi ngiyi ni yakawunga dore n'amata y'inyange ngiye kujya unywa n'amata Yes, ni Paradizo TV twarabiyemeje twarabihaye kandi koko nago tuzigera tubatenguha. Yakamwana duhamagaye igitaraganya, aduhamagaye rwose atubwira ati sinzi ikintu adushakira, sinzi ibyo adushakira, ariko aravuze ati Paradizo TV rwose ndabashaka kugira ikintu mbabwira. Vipi Yakamwana bimeze bite? So na mahoro uretse ko ntago ari amahoro neza. Urabona nkangi Yakamwana superstar. Impamvu mbahamagaye urabona ko ejo bundi Yago TV show barandemeye ndetse n'abakunzi ba Yakamwana ba followers byanjye baba United State. So nanjye uyu munsi rero hari umuturanyi muri quartier ubabaye cyane, uba mu bizo byasenyutse, bamukizo cyasenyutse, barana umuntu w'imbabare. So nanjye uyu munsi rero nagize umutima w'urukundo naje kumuremera. So niyo mpamvu nahamagaye Paradizo TV bumuze mu bimfashemo nk'abantu b'abanyamakuru musanzwe mutangaza inkuru zigiye zitandukanye. So nshaka kuremera umuntu nanjye nk'ukuntu abavandimwe banjye nanjye ejo bundi bandemeye kawunga, umuceri, ibishyimbo, isukari ndetse n'amasabune. So naye uyu munsi rero umutima wo gufasha wanyerekeyeho, nshaka gufasha nanjye. Murakoze cyane. Uwo muntu ari he? Ari hafi hano bimeze bite? Ari hafi hano, turi hafi kumugeraho. Dukomeze tu kanze mba mugezeho rwose nka Paradizo TV urebe ko abantu bababaye rwose tugomba kujya dufashanya kandi tukagira umutima w'urukundo. Wow. Umuvandimwe nakubwiraga rero nkaho umunyamakuru wa Paradizo TV, turi umuvandimwe urabona ahantu aba, reba imvura iramunyagira, reba ahantu yikinga, urabona umuntu nk'uyu yagakwiye gufashwa. So nkange rero umuntu nanjye wafashijwe ejo bundi bitewe n'abantu bagira umutima w'urukundo, nanjye nifuje gufasha uyu muvandimwe nk'umuvandimwe wanjye nkange Yakamwana superstar OG. Uyu muntu wamuvumbuye ute mwoka byaramwe yakakusigaye umutima ufite rwose tutari gusobanukirwa? Ntago wabuturanye n'umuntu kuko turagenda mu makaritiye. Njye naje kugera hano muri quartier mbonye ahantu aba numva ndababaye cyane, ariko muri bike mfite mu bushobozi mfite naye nifuje kumuremera nk'ukuntu nanjye abavandimwe ejo bundi bandemeye. So nanjye nifuje kumufasha nigisha abantu muri rusange tugerageze dufashanye muri COVID-19. Niba wahase cyangwa se wabonye icyo gutamira, fasha mugenzi wawe umuturanyi wawe uburaye nangwa se ubwiriwe. Mbere yuko usatira ugana ku bintu twereka hari imizigo rwose tubonye uje utwaye, mbere yuko tubigeraho cyangwa iki, Yakamwana umutima nk'uyu ufite muri iyi minsi urawuterwa n'iki? Umutima mwiza wo gufasha, umutima w'ubumuntu, umutima wo guhimbaza, umutima wo gufasha, kureba abantu bababaye nk'uyu rwose urabona ko arihebye burundu. Reba ahantu narabyonyine, reba imvura imunyagira. Hano ni iki gikuta ryari, reba iryo bati ayiwe mana we, reba iryo bati reba. Ariko abantu b'iki gihe barahindutse. Wapfa wabaho ibyo ntibibareba, apfa kuba we yimereye neza gusa, yariye yahaze, ibyo ntacyo biba bimubwiye. Wapfa wabaho ibyo ntibibareba. So icyo nashaka kuvuga rero nuko abantu bagerageza bakagira umutima w'urukundo nkuko Yesu Kristo yabivuze ati uzakunde mugenzi wawe nkuko wikunda wowe wagushyira hanga waharara kabiri. So niyo mpamvu rero ngewe naje kumuremera like superstar. Umutima ntago nigeze nagiye nkubona ahantu hagiye hatandukanye, nagiye mbona ibikorwa wagiye ukora bitandukanye, ariko sinigeze mbona ugira igikorwa nk'iki cy'urukundo rutangaje, kureba umuntu nk'uyu ubabaye ukaba wamufasha. Uyu mutima kuki ari Paradizo TV ubyeretse koko Yakamwiza ukuri? Impamvu nashatse kubibereka igihe yo kigeze kiragera. Ushobora kuba mu byaha ariko umunsi ukazaba umwe ukarokoka ukagira umutima wa kimuntu. So urabona nkanjye niberaga mu nzoga, ninywera ibintu by'amatabi, nibera mu ndaya,
ariko ubijyaho kigeze ni igihe cyo guhinduka kuko nanjye abavandimwe ejo bundi banyiritse umutima w'urukundo banyereka yuko bankunda niyo mpamvu nanjye muri bike mfite ngomba gufasha uyu muvandimwe ubabariye ahangaha kandi nawe urahabona ahantu ari biratangaje turaza kuguma tuherekana neza kugira ngo abantu barebe ubuzima uyu muvandimwe Yaka afashije abayemo urabona ko hano imvura yose iramunyagira nta biryo abona ntaki imibereho ye rwose ntago imeze neza Yaka mwana wari ugiye kuvuga iki wenda mbere yuko nkubaza ikibazo cyanjye ikibazo wambaza ngewe gusa nuko nashaka kugira ngo muremere numva nta kindi kuko urabona ubuzima bayemo ntago wakwirirwa umubaza ngo ubayeho ute uryama ute kuko urabona ahantu nawe ubwawe ntago waharyama ibyo ari byo byose nubwo wenda haba ntaryama kuko reba nk'imvura iri kugwa aho urukundo mweretse kubera ukundwa cyane nawe si hari abo ushaka kwereka urwo rukundo abafana bawe bakwereka niba abantu bankunda nanjye ngomba gukunda abandi mu bushobozi mfite nkagerageza gufasha nanjye nk'uko nanjye rimwe na rimwe ndafashwa niyo mpamvu nawe ngomba gufasha abari munsi yanjye muri make wow turagushimiye cyane Paradizo TV ku gikorwa nk'icyo rwose Imana ikomeza ikongerere umugisha uburiya se si ya mizigo yaje kuremereye si cyo gihera imizigo rwose ndumva nayigeze imbere ya kamera za Paradizo TV kuko ngewe muremeye ariko ntabwo ari uvuga ngo muremeye kugira ngo abantu babone uko muremeye ngiye muremeye kubera umutima w'urukundo barakwereka ibyo iyo mizigo nkayikugara Paradizo TV iyi ni gaze rero muremeye nk'umuntu w'umuvandimwe iyi ni gaze azajya ateka muzaniye n'amasafuriya amasafuriya yo gutekamo hano azajya atekamo akawunga hano ni isosi isupu Imana ikongerere n'ukuri kwe njye ngomba gufasha kuko nanjye narafashijwe iyi ni ikarito y'amata inyange yewe mbega urukundo we ajyanwa n'amata ajyanwa n'amata urabona ni inyange original urukundo weretse ko ku isi mwoka byaramwe tugomba gufashanya rega iyi ni litiro y'amavuta ubundi ubutaha ndashaka kuzamuremera byibuze nk'agafuka ka kawunga cyangwa se agafuka k'umuceri zamuzanira kawunga n'umuceri aya ni amavuta y'ubuto agiye kujya arya muri iyi minsi mu bushobozi nari mfite rero ibyo namuremeye ni ibingibi ntibimufashishije ariko ntabwo mufashije ngo akaboko k'iburyo nigatanga cy'ubumoso nikazabimenya ntabwo ari kugira ngo abantu babone ko nafashije njye ni ugufasha binturutse ku mutima muri bya bindi uha umuntu ukajya gupiburisita ngo wafashije umuntu oya njyewe ibyishimo birandenze ndanatangaye kabisa kuba Yaka mwana rwose ugize urukundo rumeze gutya umuvandimwe murebye rwose ahantu aba ntabwo ari heza ariko byose Imana izagenda ikora ibitangaza Imana izagenda rwose igira neza n'ibindi uyu muvandimwe ubaye ahantu hameze gutya isaha n'isaha Yaka ubashije gukora ibintu bimeze gutya n'ibindi byose izagenda igira ariko Yaka mwana nta bufasha ubonye bwari bwo bwose butumye ubasha kubona bino bintu nta bundi bufasha njye niko nari nishoboye nta bundi bufasha ni bike nzanye ariko uko Imana izajya inshoboza nzajya mfasha n'abandi uretse n'uyu nguyu hari abandi benshi bababaye gaze yawe kuyitanze wari ufite indi nari mfite indi nari mfite gaze ebyiri niyo mpamvu niyemeje kumufashisha iyi ngiyi nawe nzajya nkoresha indi mfite buriya reka tuganire ndabona yihebye cyane niba ari ibyishimo byamurenze sinzi reka turebe ukuntu twaganira nawe tutangariza ibyishimo byo kubona superstar Yaka mwana aje akamuzanira impano nk'izi ngizi reka tuganire nawe nubwo ubuzima ntago buba bworoshye ntago imibereho yoroshye urabona ko ari yihebye cyane rwose ntago yumva ko iyi si Imana izamu uruhura ariko kuba Yaka aje ibitangaza bigiye kuboneka
kuri uyu muntu Yakamwana buri byiza reka tuvugane nawe umuntu tuganiriza utubwira mubaza nka Paradizo TV kuko ngewe ibyo nagombaga gukora nabikoze ukomeza ubwira n'abantu gukora iki buraso gukanda subscribe comment kuri Paradizo TV. Wow, this is Paradizo TV. Yeah. Kabiri twagiye. Yes. Bimeze bite umusaza? Arya ni Sadoki. Niki wabwira abakurikirana Paradizo TV? Mu byukuri nge byandenze sinzi niba mwayibonye byandenze ubu ndumva isi yamanukiye Twagusanze bitangaza yakabonajyaga numva umuntu yakaya umva yakagwa ko na radio ngira namwe murabona hano nibera nta radio nta televiziyo najyaga numva abana bavuga ngo yakaya ariko ngiye mbonye ibitangaza mu buzima nibwo bwa mbere mfashe kuri gaze ahubwo sinzi niba ndashobora uretse gato mbere yuko dore n'amasafuriya iyi ni safuriya uzajya utekamo imboga iyi ngiyi ni yakawunga dore n'amata y'inyange ngiye kujya unywa n'amata turi abakristo tugusanze wihebye tugusanze umeze nkaho isi yawe yenda kurangira ariko tuvuga ko tukuzani wumvaga umeze ute se wumvaga ari ibyawe wumvaga atari ibyawe hoya n'ubu nge ntago ndabyemera cyakoze urabona ko yakata biguhaye koko ibi bintu se ntago bishoboka nta si ibintu bibaho ariko ejo bundi nigeze kuri n'ibyawe mbona ko inzozi zisohora ntabwo ari inzozi n'ibyawe none se ubu ndi kurota umutima wanjye Yakamwana ndimo kunwese ibisaba bitekaho gute ayo ni amasafuriya asanzwe iyi ni gaze n'abaturanyi barakugisha uburyo bayicana dore ukoresha ikibiriti hano gato ukayicana ikibiriti ko bitaka ko mbona bitaka bimeze bite oya urakoresha ikibiriti ikibiriti abaturanyi bawe baraze kukwereka neza ibyo bakoresha gaze ikibiriti ni igiki ko n'ibiki reka nicyo ukoresha kugira ngo bino bite byaka gaze irahita ya ariko gicunga neza itazaguturikana kanyishire mu nzu yanjye uretse gato tubanze tuganire ibintu ni ibyawe humura ntago bitwara ntago muri bubitware reka reka mbere kizaho bugize ayo mata akoko bugashizaho rwose none mbere yuko tukomeza tuganira kuri ibi byiza Imana yakoresheje yakabyo kuba yagufasha wari umaze iminsi ngaho utarya kanumve naherukaga kurya ndumva hari ahantu ngeze kurya umuneke aciyemo nk'iminsi nk'ingahe ndumva umuneke aciyemo nk'iminsi nk'ibiri niba atari itatu iminsi ibiri uri umuneke iminsi ibiri ndumva ishize itatu gutyo maho ngaho washoka nyange ukagutumira ariko ntacyo witonze mukanya ukanyweye vuba vuba nabwirwa n'iki nimba turaza kugurira n'akawunga uze kugerageza ntabwo se tugurire n'ibiro bingahe by'umuceri ntacyo none se nta kuntu banyakubahwa nta kuntu naba mbitse utu tuntu mwanzaniye kugira ngo humura kandi ntugire ikibazo abakunzi haba abakunzi humura ni ibyawe humura rwose oya humura Yakamwana ziranye n'abantu bagiye batandukanye n'ibindi byiza byose bizaguma bikugeraho wowe ntugire ikibazo kuva wamenye buriya wabonanye na Yesu Kristo none se ibintu wabwiraga ngo bita ngo Paradizo TV ngo Paradizo TV ni uyu munyamakuru nibo ba nyiri TV yabo niyo mpamvu nabahamagaye Paradizo TV nibiba ngombwa Paradizo TV bagiye kujya bafite umutima w'urukundo bazajya bakugeraho bake anje nari mfite urugi hano rwanje oya humura ibyo byiwo nirgukingisha runo nirwo hano nuvuga ngo ukuntu bigenze yongeye gukinga ubundi ibintu wara nk'isaha iyi imvura iguye nyinshi bigenda bite nawe urabyumva nukuza ubusura ryamuga nimba oya ndi bubere ukuntu bigenda byose ariko si ibyo bintu byanjye nta kuntu
ko babimaye oya humura Yakamwana nkeka ko ibi bintu utabisubiranayo. oya ibi bintu nabitanze bibaye ngombwa yanabyinjiza iwe nta kibazo. Okay, noneho nabanza ngabereka ubundi hano ukuntu biba bimeze. Mwese hano uraryama iyi imvura iguye uraryama. Njya mbibwira abantu ntabwo bajya babyumva, ntabwo bajya babyemera. Umbibwiye wese navuga urimo kubeshya iki, urimo kubeshya, ariko Paradizo TV murareba ubuzima uburyo buhagaze. nararebye mbona ibintu Kanimagi abantu babaye kuri iyi si. Ibyo njya mvuga kuri iyi si abakire barahari ariko n'abakene barahari. Murareba uyu muvandimwe mwana baye kandi umuntu nkatwe ni ikiremwa muntu nkatwe ariko abantu bagenda birinda ubundi abantu bari abakera nibo bagiraga umutima w'urukundo. Ngewe nza kugira ubushobozi mwumva mujyanye iwanjye nkamukubita inzu akibera mu nzu byaba ngombwa nkamuha n'akazi wanjye akajya akora ariko abiwanjye cyane. Sadoki afite izina rita Yakamwana. Sadoki nk'uko ibi ngibi Imana ibigushoboje uraguma umukorera ubuhe buvugizi? Okay, ubuvugizi bwo nzakomeza kumukora ubuvugizi ndetse n'abagenzi banjye baba star ndetse n'abakozi b'Imana kujya mukora ubuvugizi turebe ukuntu buryo twamufashije umuntu akavanga. Urabona nubwo mufashije ariko ahantu ari urabona wapi kabisa ngo se n'imvura igwa arateka gute. C'est très grave, c'est très dangereux. Ni ikibazo ariko turaguma dushimira uburyo Imana igukoresheje umurimo mwiza nk'uyu nguyu. Aho kuba bya bisambo byaragukubise kuba abantu bakugiriye nabi uwo mutima ufite aho siho ukomoye. Okay, ngiye gukubitwa n'ibisambo urabizi ibisambo byo ne birahari. Ibisambo byo ntabwo bizashira ku isi. Ibisambo byarankubise ariko ngiye gukubitwa ntabwo ubundi byambuza umutima w'urukundo. Umutima w'urukundo ndawusanganywe niyo mpamvu nabahamagaye nka Paradizo TV kugira ngo mbere iki gikorwa cyiza muze. Aho ni waba wihebye ntago waba ukeka ko waba ugiye gupfa ukaba ushaka kugirira abantu neza kugira ngo Imana ikubabarire biretse kugutwara. Nubwo napfa gupfa bwo ni bya twese nawe uzapfa nanjye nzapfa n'undi azapfa ahubwo nuko tutazi igihe tuzapfira. Yaba umuntu yari asitarika azapfiraho akitegura ariko gupfa byo ni ibyacu twese na Yesu Kristo yarapfuye kandi ari umwana w'Imana. Nivuga natwe rero inzira Yesu Kristo yanyuzemo natwe tugomba kuyinyuramo byanga bikora. Yakamwana utaragenda umutima w'ubugira neza nkubonanye ntusanzwe. Niki wakangurira abandi ba superstar abandi ba star nkawe ko mbona bo rwose ubona nta mutima bafite ntago bareba abantu bababaye nk'uyu musore rwose urana ko yishimye cyane. Icyo navuga cyo uretse n'abastare gusa nabo ubona biyita ngo barasenga ngo n'abakristo ushobora kumugeraho wamusaba na 200 ngo uraburaye akayakwima kandi afite. So abantu rero bafite umutima w'urukundo ntago arabubona birirwa na za Bibiliya birirwa muri za Haleluya. Ushobora kumbona ngewe ntasenga ntajye mu rusengero nari ariko nahura n'umuntu yicaye hari yari gusabiriza naba mfite n'igiceri cy'ijana nka mukimwa nangwa 200 bitewe n'ubushobozi mfite. Ariko abirirwa basenga birirwa na za Bibiliya birirwa ku mihanda bari muri za Haleluya biriya ntago ari byo bizabajyana mu ijuru. Kizabajyana mu ijuru ni igikorwa nyiki musa ibi bikorwa nyibi uretse niki n'abandi nanjye babinkoreye nibyo bizageza bizageza umuntu mu ijuru. Kujya mu ijuru ni ibikorwa byiza ntabwo ari ukwirirwa muri Haleluya. Wow Yakamwana big up Imana ikumere umugisha aho ukuye. Wigomwe gaze yawe reka twongere tuyereka abakurikirana Paradizo TV. Wigomwe amata yawe wari kunywa wigomwe n'ibindi byinshi wagiye werekana. Reka nshimire kabisa ngiye rwose nshimiye Imana kubgawe ubwo urukundo werekanye aho hantu ukuye rwose Imana igusubize yikubye inshuro utabara nuko. Nanjye ndabashimiye Paradizo TV kandi Imana igerageze yinjize mu bantu umutima w'urukundo umutima wo gufasha. Murakoze cyane. Subscribe, comment and sharing kuri Paradizo TV. Thank you very much. Wow buretse gato Sadiki ni Sadoki. Okay. Shimire ndetse usabe nibindi wumva ko abakunzi ba Paradizo TV n'abakunzi ba Yakamwana bazagenda bagukorera ubuvugizi ahantu hagiye hatandukanye. Okay, murakoze cyane ndabashimiye Paradizo TV
kuba mwanyibutse mukitanga mukavuga reka turebe ukuntu twagera ku muvandimwe ubabariye hariya. Oya shimira Yakamwana niwe wakoze iki gikorwa. Yakawe namushimiye. Yakakumushimira byo namushimiye. Imana imuha umugisha ahantu yakuye, Imana yasubize pe. Ubu mu buzima nari nzi ko nibura ubundi njya nibariraga gaze nko mu myaka nka 15 iri imbere. Mbakarebo nzatunga. Yakurumva igikorwa ukoze? Kunywa ku nshyushyu. Inshyushyu ntabwo waruyeruka ukuntu bimeze ntakubeshye pe. Ahubwo uzi igikorwa ngiye nkubwije ukuri bose wanjye. Uzi icyo ndi bugukorera? Ngiye kugushakira ifu y'igikoma. Uyu uteka igikoma ukubite mu inshyushyu inyanya. Maze urebe ngo urabyibuhasha. Wow. Mani bahumugisha kabisa. Ndakuremera n'ifu y'igikoma. Mani gumu. Niba ngombwa nakuzanira sosoma indasi. Naherukaga kunywa amata nyibye. Kunywa amata nyibye sinkubeshye. So Paradizo TV murakoze cyane. N'akanyu bufite mugani kabari gatoya mu bikorwa biba bigiye. Gusa Imana izabaho umugisha ikomeze bagende imbere n'inyuma. Umura n'ibindi bizaza ndagukora ubuvugizi. Inshuti zirahari, hari abantu bagifite umutima wa kintu. Yes, ni Paradizo TV twarabiyemeje twarabihaye kandi koko ntago tuzigera tubatenguha n'umunsi numwe niyo byagenda gute rwose. Kora like, share, comment, ukore naki na subscribe. Wow. Support from Yakamwana OG. Wow.